Manu be hafi mazutabara isi yawe dore warayiduhaye nayo rubanda ruranga dushaka kubana nayo rubanda ikabyanga dushaka urukundo nayo rubanda ikabyanga iyo rubanda ni twebwe abara batuye isi mana oya ntibakakubeshye birabananiye mana na buryo bareba bicaye baseka iyo bicaye baseka iryinyo riguma kurini babeshyana cyane ukagira ngo baranezerewe urabimenye mana na buryo bareba bakundana cyane yaba baba gucenga na buryo bareba bakereye ibirori ntibajya kubishima ahubwo bajya kubisenya bagaragaza ubwibone bakanegura abandi dore ibyo bikweto dore imisatsi yako dore na kiriya kirarata amakota urahamenye mana na buryo bareba bagiye mitingi arazinduka cyane yavuga rero yavuga ukuri kuzima bose bakamukwena yavuga ibyabamara ngo amashyi y'urufaya ingoma zikarangira ngo yirwaho nyuma wamenye ibyabo mana marira agatemba na buryo bareba bagiye gusenga ibyura bindusha mana arazinduka cyane barambara cyane maze bakambika ababo bakinjira mu ngoro bagira ngo tubarebe aho tukwiyereka mana ibyura bindusha cyane ibyura bindusha mana kuko basenga batitira bagakoma ku gatuza bagakoza umutwe hasi ururimi rukiga kuko umuntu ari ku mana ubabarira ibyaha nawe wumvire mana data wa twese wamugiriye impuhwe cyane tubabarira ibyaha natwe tubabarira abandi kuko tubagenzereza natwe bari kubigenza kandi nawe urabazi cyo bakaba bagitsinzwe icyura bindusha byose icyura bindusha mana kuko bagusaba kuhirwa ukabagiza ibyago kandi ukabicira abanzi ukabaha ubutunzi kandi ukabaha n'abakunzi ntibasaba kuba abantu ntibasaba kuba abantu aba bagihugu ntibasaba ubushishozi ngo barore kure hirya ntibasaba kubabarira bisabira kubabarira ariko mana Banyarwanda banyarwandakazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba turabasuhuje turi kuwa mbere tariki 29 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka tubibutse ko iki kiganiro biza tubireba tugaceceka twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano ndetse n'andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda cyane cyane ko twasanze uko kurebera no guceceka ari byo byagiye bituma igihugu cyacu u Rwanda kigwa mu kangaratete
inshuti muduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku ngingo imaze iminsi isaga ibyumweru bibiri isakuza mu itangazamakuru. ni urusaku rwakomotse ku ishinga ry'urugaga rwiswe urugaga ruharanira ineza y'abanyarwanda bose. ntituri buruvugeho byinshi kuko muri iki kiganiro twatumiye umuvugizi warwo Professeur Charles Kambanda. yumvikanye muri iyi minsi avugira ku maradiyo atandukanye, ariko urubuga biza tubireba tugaceceka narwo rwifuje ko abakunzi barwo bakumva neza iby'uru rugaga ndetse bakagira n'icyo babibazaho. ndagira ngo muri kano kanya duhe umwanya Professeur Kambanda, hanyuma asuhuze abaduteze amatwi ndetse abonereho kubaganiriza. murakoze kuntumira kuri bijya tubireba bigaceceka. numva n'umwanya mwiza wo kuganira ku bitekerezo abantu bafite kugira ngo ejo bundi batazavuge ngo byazo tubireba tukageceka. murakoze cyane. urakoze cyane Professeur Kambanda. turakwakiriye rero kandi n'abakunzi b'ikiganiro cyacu bose turabakiriye ndetse n'abazacyumva mu minsi iri imbere. bwana Professeur Kambanda, ndagira ngo mu magambo make use n'usobanurira abaduteze amatwi iby'uru rugaga, wenda mu magambo asa naho ahinnye kuko dufite ibibazo n'ubundi turi bugende twibazaho bitewe n'ibyo twebwe ubwacu twumva twifuza kubaza cyangwa se n'ibindi bitekerezo by'abakunzi babiza tubireba. Professeur Kambanda, ijambo ni ryawe. murakoze. igitekerezo turi kubaka ni igitekerezo gishingiye ku kibazo twebaza duti eske ntabo wagera ku Rwanda ruproteja bose, u Rwanda ruharanira inyungu cyangwa ruproteja buri muntu inyungu ze nk'umuturage, u Rwanda ruhuza abanyarwanda, u Rwanda abanyarwanda bose beyumvamo, apana u Rwanda abantu bamwe bumva ko igihugu ni icyabo kurusha abandi, igihugu abantu bamwe bumva ko bo bahejwe nyuma, cyangwa ikibazo igihugu bamwe bumva ko bagikunda kuruta abandi, batyo bakaba bafite uburenganzira buruta bw'abandi ku gihugu. icyo nicyo gihugu dushaka kuzasigira abana bacyo, abuzukuru bacyo, abuzukuza badukomokaho. icyo nicyo gihugu dushaka kubaha. none tukavuga tuti ibi bintu uko biri kuba mu Rwanda, yego, nta muntu uri kubiyungukiramo. ubugizi bwa nabi bumaze guhinduka karande, kwambura abantu, kubafungira ubusa, kubambura imitungo. murabiboneye iminsi mubona abantu ubusasa byabaye icyorezo, barahaguruka mu gitondo bati hano turashaka cyangwa ntabwo dushaka w'abantu mwese mugende. kibaza ese betwaza ngo amanegeka, kibaza ese u Rwanda ni hehe hatari amanegeka uko babivuga. ahantu hose hari imisozi mu Rwanda, kandi abanyarwanda ko batuye mu misozi ahantu hose, igihugu hari imisozi, bose banamushaka abanyarwanda mushaka kubashakira ikindi gihugu mubajyana mwe mugumane aho babaga. so ibi bintu kandi n'abantu bakora ibi bintu nabo barabizi ko nk'abantu ntabwo bakwifuza ko babikorerwa n'abandi. tukavuga ati nta kuki tuticarana tukumvikana ku igihugu cyacu cyatere imbere, cyagiye imbere, tuve muri ibi bintu turimo byo guhigana, byo kugira nabi abantu. abantu bafashe ubutegetsi bagahinduka akamana, bakagenera abandi uburenganzira cyangwa bakanabima no kubaho. ibi bintu nibyo dushaka, nicyo gitekerezo abantu bari kubaka, turi kubaka twese hamwe kugira ngo tugire igihugu cyiza. yego. Bwana Professeur Kambanda, mu by'ukuri igitekerezo ni cyiza kandi ku rwawe ruhande wakunze kumvikana ku maradiyo atandukanye ugira uruhare mu gushishikariza abanyarwanda gusa n'aboroherana, bakaba bacisha bugufi ku buryo babasha kumvikana ku miyoborere y'igihugu cyabo. ariko noneho ubu birasa n'ibyahinduye isura, wabijyanye mu rugaga. ese kubera iki wagombye gutegereza
uru rugaga igihe kingana gutya, kuki bitabaye kare mu by'ukuri niba byari birimo igisubizo, niba bigaragaramo igisubizo hamwe n'abandi muri kumwe cyangwa nabo muzafatanya abandi baziyongeraho, kuki byagombye gufata igihe kingana gutya? Nta gukeba kurimo, nta n'igihe byafashe, ariko buri munsi ibikorwa abantu bagendaga bakora mu magurupe y'abatandukanye, ibi twagendaga dukora buri munsi tugerageza kurwanya iriya ngoma kugira ngo ibi bintu bidakomeza gutyo. Ibyo nibyo bintu bivuyemo cyangwa bituganisha kubaka icyo gitekerezo. Icyo gitekerezo ntabari gisha mu mateka yacu, uretse ko twabuze kumvikana kukishyira mu bikorwa. Ejo bundi nari kuvuga mu gihe ibintu byatumbaga hariya muri za 1959, nabahaye urugero ruriyo umutware Musemakwene wahagurutse akabwira umwami. Ibyo ntabwo nabimvise gusa, n'umwami yarabimbuye atarima ko yarabimbuye. Uriyo mutware yarababuye ati bagenzi, yaramubwiye uwo mwami ati ibi bintu abahutu bari kuvuga, igihe babitaga bati n'abahutu bari bakayibanda, ati ibintu bari kuvuga njyewe mbona ko ibi bari kuvuga bikora sense. Nta muntu wakomeza n'igihugu abantu bamwe bakandamizwa gutyo. Kandi yariyo Mututsi avuga ati yego ni amateka, ariko kuki tutumvikana tukicara tukumva ibyo bavuga tugakemura iki kibazo? Uko mbibona bigiye kujya mu maraso. Baramwirukanye, bamukiye nigwa, kamwirukana bamwangira ngo transfer ntabwo masarinze neza amategeko history y'u Rwanda, ariko kugira ngo bamukubise kure atagenda utegeke va hano hafi Nyanza uzano icyuka kibi. Ariko ko byagiye sasa ni history turabizi. So turebaza tuti kandi no mwami nawe n'icyo yavugaga ngira ngo mwamumvaga no kuri TV yamine kuri BBC yageza bakavuga ati ibintu turimo ntawe sustainable. Narabibonye nabibayemo, twanze kumva uriyo mugabo tukanamwirukana hariye mwami, ariko ibintu yavugaga nibyo nako bigombye gukorwa. Yego nkunze kuvuga ngo ibi bintu byo mu Rwanda twasubiye cyane inyuma, turi hafi muri za 59 nayo twasubiyemo. Polisi ko sasa hivi kwinjiremo na dynamics zitandukanye ntabwo bikiri biriya bya 59 gusa, ariko no haje n'ibindi ati twebwe twavuye Burundi, twebwe twavuye hehe no kwekubira imitungo, noneho ntawe bikiri ibyo bwami no mu nkomwe yo kugitse cyangwa n'abantu bakeya muri hafi akumva ko igihugu cyose niki abandi yagombe kubavunguriraho. Ibyo nibyo bibazo byari wo 59 twasubiye inyuma mu mateka yacu, kandi byabivuyemo turabizi. N'ibizava muri ibyo biri gukorwa sasa hivi turabizi, ariko nta muntu ubyungukiramo. Toujours tufite amateka yanditswe neza abagenzi, nta muntu wungukira mu kanamiza abantu. Yego birangira n'uwabikoze abayeho nabi kurusha nabo yakandamiza. Ntabwo tuvuga ngo ntabari kuvuga ngo bigize mu gihe kibi cyangwa amino kuki bitabize ubu. Ibyo ni ibintu buri gihe bigenda bibaho, ariko buri gihe bibaye hari etofari gushira. So ntabwo mvuga ngo ababigerageze kuva kera batafite ikintu bagezeho, no, aricyo bagezeho nayo mpamvu turi hano sasa hivi. Kugira ngo gere ku kintu nka kiriya bisaba kuba ukoze lobbying ikomeye mu mahanga kubera geopolitics ukuntu yubatse. Yego icyo kintu njyewe ubwanjye nakigerageje kuva kera kuvugana n'abakuru b'ibihugu. Natangiranye na Nyakwigendera Nkurunziza ubwanjye namubwiye iki kibazo, mubwira ati mwadufasha gute, kubera Kagame ntabwo ari umuntu usabwiranga icyo gitekerezo cyiza ngo ashyira amaboko hejuru, ntabwo bishoboka. Ugomba kuba hari presiyo igaragara, nawe abona akavuga ati none we bintu twasabye najya ubwanjye ndavuganye na Nyakwigendera Nkurunziza mubwira iki kibazo, akanambwira ati iki kibazo cyanyu kirumvikana, kandi uko nawe uvuga ati Kagame ntabwo ari umuntu, ntabwo mu by'ukuri uriyo mugabo wamugiranya na shetani. Umuntu tumvira, nta muntu n'umwe yumvira, nta muntu n'umwe ashobora gutega amatwi, we yumva ko yuzuye ko ari we kamara. Umuntu bene uriya nta mushobora kuvugana nawe.
byoroshe bikajya hariya Tanzania Mheshimiwa Kikwete yabigerageje cyangwa n'ubu aracyabyemera ariko mwebuke ibintu Kagame yamubwiye abayobozi hariya mu karere ba Museveni bagiye tubabwira iki kibazo ariko nabo ukabona bari bagera biguntege. Okay, mbere urabona uruhare rwa Amerika yari imeze kuri Kagame, ntabwo yari byoroshe gusunika Kagame muri kariya karere dafite Amerika, ariko nawo ahantu Amerika igeze abantu bajyaye bagirwa ko ni iyo natwe tubifitemo uruhare nk'abanyarwanda kugenda rusobanurira aba bantu ikibazo cy'u Rwanda. Yego, ibi bimanuka aho abanyamerika bageze bakajugunya Kagame bakanagira naho bamuvuga mu ruhame, bakanagira naho bamubwira ngo tukeneye political change, tukeneye ko ibintu bihinduka iwabo. Ibi bintu ntabwo byetuyaho oya, ni ibintu abantu bakoze bararama bajya mu manama bahura n'abantu babasobanurira ibibazo. Niyo mpamvu twageze aho tugenewe turi hano aho turi. So iki gitekerezo ntabwo washoboraga kucyubakira mu kirere, wagomba kigombye kugira ngo kibe realized, kugira ngo kibyara umusaruro, kugira ngo kijyeho, kugira ngo kivuke. Kubera turi kucyubaka sasa, kugira ngo kijyeho sasa kigira umusaruro bigusaba kugira ibihugu bikomeye bishyigikiye. Kubera Kagame ntabari wa muntu ushobora kuva kuburira ikintu ngo acyemere. Ariko bwana profeseri wihangane, ntabwo ari ukuguca mu ijambo, wenda umuntu abaye yumva ukurimo kubisobanura yagira ngo ikibazo kirimo cyagiye kidindiza iyi gahunda wenda ni diplomasi ku rwego mpuzamahanga, ariko none se mu by'ukuri ku ruhande rw'abanyarwanda bo ubwabo mu matsinda yabo muri za initiative zitandukanye ku isi yo ya mbere nk'uko babivuze, bo ubwabo mu by'ukuri ibintu byaba ari bizima ku buryo ikibazo twacyita ko impamvu bidatungana ari uko wenda diplomasi idakorwa neza. Urabona sinzi nshobora kuba nebeshe, ariko igihe namaze mu Rwanda yego mfite conclusion nakoze nshobora kuba nebeshe. Yego harimo utuntu mu baturage, ariko ikibazo abaturage nta kibazo bari bafite. Okay, ntabwo tuvuga ngo nta kibazo bari bafite, ariko abaturage abanyarwanda ibintu bipfira hejuru muri leadership. Yego, reka ngiro umuryango mu Rwanda otari intermarried, utashakanye muri ibi bintu by'ubwoko. Umubiri mu Rwanda ni mike cyane cyangwa nayo abantu ntaho bari babanye perfect, ntabwo tuvuga ngo perfection ntabibaho, ariko abanyarwanda turamutse bize leadership nziza abanyarwanda twabana neza pe. Ariko hari akabazo ka ibihe bigenda biha ibindi abantu bagasimbura barushaho gukomeza ibibazo n'abaturage bakagenda bata icyizere. Njyewe numva kandi nayo iki kintu tucyubase neza nako twakigeraho guhumuriza abaturage, abayobozi akajyaho institution n'amategeko zibuza abantu bafite bari mu buyobozi gukoresha kumanipula abaturage kuriya. Njyewe ikibazo gikomeye kiri muri abayobozi natwe abitwa ngo twarize. Aho rero professor, aho nanjye niho nashakaga kuvuga, kuko biragaragara nk'uko wabivuze igitekerezo si cya none, kimaze igihe kandi kirasa naho cyakomeje kugenda kinanirana, nubwo uvuga uti wenda hari itafari bisigaho nubwo abantu batakumvikana, ariko usibye n'ubuyobozi mu gihugu hagati, ariko noneho n'ubuyobozi mu mashyaka yo hanze, mu mashyirahamwe yo hanze bikomeza kuba ikibazo. Nge nkibaza ntese aho ntabwo bishoboka ko ikibazo cyaba ari uburyo abantu bahitamo ababayobora, haba mu gihugu haba hanze, kuko ntekereza ko iki kintu iyo ugiye gukora umushinga ukomeye byanze bikunze nta gupfa gufata buri muntu uwo ari we wese ubonye mu nzira. Ugomba gufata abantu babifitiye ubushobozi kandi babifitiye umutima, babikunze. None niba byarageragejwe kenshi n'uyu munsi bikaba bikigeragezwa ariko bikagenda bisa naho icyo kintu kitumvikanwaho, ntabwo ikibazo cyaba ari uburyo abantu banatoranywa
muri ubwo buyobozi. Noneho aho ngaho nkahita nanaboneraho kukubaza muri iyi initiative mwatangije, ese mwatoranyije abo muzafatanya cyangwa se muzatoranya abo muzakomeza gufatanya mu bihe bizaza mute? Ese mu by'ukuri mwaba mwaributse kugenda mureba parikuru ya buri muntu, inzira ya buri muntu muri uru rugendo rwo gushaka ineza y'abanyarwanda bose muri rusange nta kuvangura? Kuko hari igihe usanga rimwe na rimwe umuntu aba agiye afite amateka ye kandi azwi n'abanyarwanda atari ibanga, noneho ugasanga ahubwo bisa naho ari ugukomeza gufata nk'amatafari cyangwa se kubaka ibuye ridaconze neza, ejo rigatera naconze neza kuba ryahirima. Aho ngaho nkavuga nti mwadusobanurira niba ikibazo atari uko duturanye abantu nabi, mukanatubwira kurwanya uruhande uburyo muri initiative mwatoranyije abo mumaze gutoranya uyu munsi cyangwa se n'abandi bazakomeza bagenda biyongeraho mugendera ku yihe sekreteri. Nta gutoranya kurimo. Nta gutoranya. Twese nk'abanyarwanda icyo dukeneye ntabwo ari kuvuga ngo kanaka ni mubi kuruta abandi cyangwa ni mwiza kuruta abandi. Abanyarwanda icyo dukeneye no kuvuga uti murebe abo turi. Yego. Ntabwo twifuza gukomeza dukubirana abantu. Urabona korera abandi icyo wifuza ko bagukorera. Yego. Noneho tukavuga tukongeraho nanone nk'abanyarwanda abanyarwanda batekereza neza cyangwa bashaka kubaka igihugu mu mahoro. Kuvuga ruti kugira ngo umuntu abe mubi cyangwa mwiza ni choice, ariko nanone dufite experience ko abantu bahinduka. Ikintu cyitwa environment tuba turimo ishobora gutuma abantu bahinduka. Niba Kagame ashoboye guhindura abantu kuriya ibi bintu ubona mu Rwanda, abantu basigaye batafite umutima ku bandi, ugasanga ntacyo avuze, wewe tutakubaka umurongo cyangwa urubuga rushobora gushyiraho environment ishobora gutuma n'umuntu watekereza kugira nabi undi yumva ko ntabwo ari ibintu bikwiriye kandi abantu bazanangaya. Ejo bundi nari ndi gusobanura ikibazo cya transitional justice. N'ubu hari abantu bashaka sinzi niba baba bashaka kubona views. Hari abantu bavuga ngo navuze ngo abantu bagomba guhanwa ngo muri iyo platform ngo turi kuvuga ngo abantu bakoze ibyaha batabibazwa, ariko abantu nabo babivuga biteye isoni kubera ko njyewe turi kuvuga muri iki gitekerezo ruti twegere hasi tumvikane kuri transitional justice. No muri kumvikana kuri transitional justice twareba imanza y'abantu bagiye bagira nabi abantu mu mateka yacu, bamwe babikoze kera cyangwa babikoze tuvuge neza ku buryo bamazeho abantu bashobora no kubashinja, cyangwa babikoze mu myaka yashize ku buryo utashobora kongera kubakurikirana kubera hafi buri cyaha gifite limitation, aho uvuga ati icyaha ntabwo ushobora kukiburanisha kireka ukiburanishije mbere y'imyaka 5 cyangwa mbere y'imyaka 10, amategeko nuko yubatse. Ndavuga ati ibi bintu bene ibyo tukabishiraho mekanizme ezaha ubutabera ku bintu bene biriya. Noneho ibyaha dushobora prosecutinga kujyana mu butabera bikajya mu butabera. Aho naho nabuzanwa buriya mwubase ubutabera butanyeganyega n'amategeko atakoresha n'umuntu ku giti cye, nawe ubundi wakoze amahano mu gihugu akajya guhanishwa amategeko n'ubutabera mu butabera bukakumva urubanza rwe neza, mushobora no kumukatira agafungwa, ariko nawo afungiye aba afitemo akantu kamubwira ati ubutabera bwarakozwe. Ariko iyo umuntu mukubiranye n'ubu yaba yarakoze icyaha, arareba kiriya kintu cyo kumukubirana nawe akavuga nanjye nzabereka wenda igihe nzatorokera cyangwa igihe zarangiza. So ibintu yewe
ninde nanyere kubira abantu bo muri South Africa for example yego bashize wegeye bakavuga ngo mu mezi atandatu umuntu ozerega kure ozerega kwirega icyaha akwerega icyaha umuntu ozerega icyaha mukashiraho n'uburyo bwo kuvuga ngo okay tushobora kugabanya cyane gutya cyangwa tukamuha ibihano akabamo mechanism itanga ibihano kuri ibi byaha mu buryo bunombo abantu bakirega hari abantu bereze biriye byaha muri South Africa abantu bamwe ntabwo tubiru abantu barereze kubera babona ati abantu batagiye gusiza ikibuga umuntu wakerega pe mugashabona amategeko agenga kwerega umuntu akavuga yewe nakoze ibi n'ibi ndereze mushakire ubutabera bashaka kubukora ariko kugira ngo umuntu agere kuri iki kintu uretse biriya bya Kagame yakoze muri Gacaca kandi simple abantu bazayobora nyuma ya Kagame bagomba kwitonda ubutabera ni gute bari abantu bakubiranye muri za Gacaca bazabona ubutabera bamwe baranapfuye ntabwo bari ni gute kubera ntabwo ushobora igihugu ntabwo ushobora kukiyoborera hejuru yo mu cyanga no ni gute abantu bambuwe imitungo yabo bazayibona reka nk'urugero mu giturage hari abayobozi no muntu uri mu biratangaje ari mu bintu bya justice ariko yagiye ahantu akahakunda ateye imibane yanjye banyirayo bakabafunga ngo bakoze genocide uyu mugabo ndamuzi imirima niki noneho bariya abantu bamuwe imitungo yabo gutyo ntabwo bakeneye ubutabera kabo nabo barapfuye barabukereye ariko se muzabireba gute mutakoze transitional justice bariya abantu bazagaruka no urumva Professor Kambanda ubwo nyine ubwo ni ubutabera buzabera mu gihugu nanjye ntago nifuza umuntu ureba undi hano hanze aho abantu bagiye bari hirya no hino mu bihugu ngo arebe umuntu gusa ahita amucira urubanza yumve ko amuhinduye umunyabyaha ndabizi ko hazabaho ubutabera rusange kandi ubwo nabwo wenda muraza kudusobanurira uko mubitekereza cyangwa se umurongo mwumva mushobora kuzabiha ariko noneho ikintu nshaka kuvuga ni nabyiza ko wavuze uti umuntu igihe kijya kigera agahinduka ariko hari ibintu by'inzitizi byakunze kugenda biba muri iyi gahunda yo guhuza abanyarwanda no kubabanisha ibintu bigendanye n'amahano yabaye mu Rwanda muri 1994 ndetse n'ibikomeza kugenda biba uyu munsi urabona muri 1994 mu Rwanda habaye ubwicanyi kandi bwagiye bukora ku banyarwanda hafi ya bose kugira n'ubundi ngo uzabone umuryango w'abanyarwanda utarapfushije biragoye gusa FPR maze gufata ubutegetsi ndetse n'umuryango mpuzamahanga ubigizemo uruhare baje kwemeza ko ari genocide yakorewe abatutsi aha ndagira ngo nibutse abaduteze amatwi ko inyito y'ubwicanyi bwabaye muri 1994 inyito yumvikanyweho n'abanyarwanda bose muri rusange amashyaka ya politiki ndetse na FPR irimo mu nama zaberaga mu Rugwiro muri 1995 ni inyito ivuga ko mu Rwanda habaye itsembabwoko n'itsembatsemba inyito yagaragazaga ko mu by'ukuri abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bakorewe itsembabwoko ariko ko hari n'ubundi bwicanyi icyo gihe FPR itashaka kwita genocide ariko ubu hakaba hariho amashyirahamwe abiharanira bwakozwe n'ingabo za RPF inkotanyi hanyuma nyuma rero cyane cyane muri iyi minsi ya vuba havutse andi mashyirahamwe nanone avuga ati ariko twe turemera genocide yakorewe abahutu nkunze kukumva mu biganiro byawe aho ukomeza kubwira abantu uti kiriya kintu cyo mwebwe mwita genocide yakorewe abatutsi ngewe sinkemera sinzi aho ngaho niba ukibihagazeho ariko ndumva iryo jambo nararyumvise urivuga kenshi ikindi nanone nabonye muri iriya initiative harimo abantu nzi neza ko icyo bo bahagaze ku kintu cyitwa genocide
yakorewe abatutsi. Noneho niyo mpamvu navuze ngo mu gukorana ni ngombwa ko abantu bareba niba koko ibintu by'ibanze bikomereye umuryango nyarwanda babihuza. Nuko mu by'ukuri nk'ubu ndibaza ntese ari Kambanda uvuga ko atemera ko iriya ari jenoside yakorewe abatutsi, ari n'abari abandi tubona ko batsimbaraye kuri jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo bemeranywe gukorana, ninde wahindutse? Ese ni Kambanda wahindutse? Ese niba ari abahindutse? None se niba nta wahindutse, iki kintu ntabwo gishobora kuzagira imbere none kikongera kigatuma Kambanda na babandi cyangwa se n'undi ubyumva nka Kambanda batabasha gukomeza? Ngira ngo iki kintu cya genocide nacyanditseho cyane. Yego. Kandi ni ikibazo harimo ikibazo cy'amategeko n'ikibazo cya politiki. Niba wabonye inyandiko yanjye nanditse kuri icyo kibazo, yego, nashingiye kuri elema za genocide uko zaduhawe uko oriya ni what is name izina riraza gucura watangije iki cyaha cya genocide uko yakise. Yego, yari gikomeye cyane, izina riraza mu kanya no mu Yahudi, ariko ombaze ikintu cyari kiri kure mu bwonko. Ari ibintu yavuze tureba iyo tugiye kujya gukonkurudinga ko ibyaha runaka ni genocide. Yego. Akirangiza nanone biranarangira ahubwo se turi kuvuga noneho mu gihe cy'ibyaha bitoga ibyakorwa abayahudi, kubera ibyaha by'abayahudi ntabwo byiswe genocide, babivuze ibyaha byakorewe abayahudi. Yego. Hakavuka nanone irindi tsinda ryashyizeho ikintu cyitwa genocide ya politiki, elema za genocide za politiki. Yego. Ubu sasa hivi icyaha cya genocide kimeze nka icyaha cya terrorism. Ntabwo gifite universal definition. Yego. Tufite political definition ya terrorism, tufite legal definition ya terrorism. Tufite legal definition ya genocide, tufite na political definition ya genocide. Noneho rero njyewe nka umujurist, yego, muze no gutanga conference kuri iki kibazo mu banyeshuri biga doctora amategeko, muze gutanga iyo conference mbabwira elements z'icyaha uko kiba kimeze n'ukuntu tumenya biriya bya elements. Ntabwo yani muzajya mwitondera ibintu ibyaha bifite double definition ya politiki na definition ya amategeko. Yego. Batrenga abantu bazajya mu nkiko nkuru z'ibihugu byabo baba baturusemo. Abo training mu nkiko zo hasi batuzanya ahanini abana n'abantu bajya gukora mu doctor amategeko ntabari abantu basanzwe. Yego. So nabona buri gihe ndabwira ati muzajye mwitondera ibyaha bya politiki bifite definition za politiki n'ibyaha bifite definition za elema za amategeko. Muzajye mustickinga kuri elema za amategeko. Yego. Noneho rero submission yanjye kuri genocide ni purely academic. Ni purely academic. Noneho muri reality mu buzima bw'abantu. Yego. Umuntu wapfuye azira icyaha wakwita crimes against humanity cyangwa war crimes cyangwa izindi crime, ukagenda ukamukonvinsinga ati eri wazize ntawe bitwa irizina, birakuya na guseka. Regeje umuntu ujya wumva abantu batanga ubuhamya uko bishyuwe. Ndabyumva cyane. Ntabwo ushobora kugenda kubabwira ati murabyumva mutekeke genocide mu mategeko evuga ibi n'ibi. Abantu bene bari kuvuga experience yabo, ibintu babayemo. Ntabwo ushobora kugenda basubiza muri biriya discours academic, ariko bakeneye ubutabera. Ntabwo bitanduka icyo umuntu yazize ubise genocide cyangwa crime cyangwa against humanity ntacyo bihinduraho. Nyine urumva ngewe ikibazo nagize professor, ngewe ubusobanuro ndabwumva ndetse ntekereza ko n'abantu muzafatanya abenshi babyumva, ariko ndetse ako gahinda ntikabe akuruhande rumwe, ahubwo n'undi munyarwanda wese wapfushije umuntu we muri ariya mahano, ndetse n'abicwa muri kino gihe cyitwa ko ari igihe cy'amahoro, amarira ye, agahinda ke
kagahabwa agaciro mu muryango nyarwanda. Niba wowe wenda nk'umunyamategeko ubona icyo kintu kitagenda donc atari ko gikwiriye kwitwa, mu by'ukuri ubwo umuntu ubibona gutyo we muzahuriza hehe? Ese ni wowe wahindutse cyangwa ni we wahindutse? Inshuti muteze amatwi mutwihanganire, ndakeka umurongo wa telefone wa Professeur Kambanda utameze neza kuko ubu ntitukimufite, ariko mu gihe tugitegereje ko agaruka reka n'ubundi tube twumva aka karirimbo k'umuhanzi, umuhanzi rwose nita umuhanzi w'ikinyejana, Jean Baptiste Byumvuhore. dushaka kubana nayo rubandika byanga, dushaka urukundo nayo rubandika byanga, iyo rubanda ni twebwe abara batuye isi mana, oya ntibakakubeshye birabananiye mana. Ibasaba ubushishozi ngo barore
ngo rero byumvuhore aragira ati Mana ube hafi utabare isi yacu. Twe turagira tuti Mana ube hafi utabare u Rwanda rwacu. Byumvuhore kandi tunamushimire rwose ko yatwemereye kuba twakoresha indirimbo ze mu biganiro byacu. Mana ube hafi utabare u Rwanda rwacu, dore wararuduhaye ngo turuture ariko rubanda ikabyanga. Rubanda itumye abanyarwanda benshi ubu bari mu marira, bari mu gahinda, ndetse iyo rubanda nayo itumye bamwe mu banyarwanda baba bari hanze badafite uburenganzira ku gihugu cyabo. Amatsinda menshi y'abantu ku giti cyabo, amashyaka ya politike ndetse n'abari ku butegetsi bakora inama amanywa nijoro, babeshya abaturage ko babashakira umutekano, babeshya ko babashakira ineza, babeshya ko babashakira u Rwanda rw'amahoro. Ariko mu by'ukuri igihe gishize abanyarwanda bari mu marira kigaragaza ko ibyo bavuga biba bitandukanye n'ibiri mu mitima yabo, kandi ibyo ngibyo urabiturusha Mana kubireba. Niyo mpamvu tuvuga tuti Mana ube hafi utabare u Rwanda rwacu. Allo? Hello. Oui, Professor Kambanda, network yanze. Reka dukomereze aho twatugeze. Bari bamaze ikibazo cyiza nshaka gukora link yabyo n'ibyo gukora n'abantu. Dukomeze? Yego. Urabona kuri iyo level nta mutata, niyo mpamvu dushaka kwishara munsi y'igiti, abantu batabeshana, abantu bavugisha ukuri, noneho buri muntu avuge icyo yumva nuko abibona, n'impamvu abibona gutyo, abantu bumve iyo abandi bavuga. Hariyo umuntu ejo bundi hari televiziyo mwe nabonye umuntu wakize icyumuntu hariya mu bucyanyi bwabaye hariya butare hariya mu monastery. Yego. Ni Rutovu Gitovu hariya ujya ku Gikongoro kuri Butare. Yaravuze ibintu biri interesting cyane, akanavuga ati abantu bakagenda kubeshera umubikira wari ukisije bakamusiga ibyaha, kandi mu by'ukuri iyo ataba we wenda ntabwo twari no kubaho ibintu yakoze. So abantu bahuye bakavugana, tugashira hamwe ibitekerezo, n'icyo kibazo cy'inyito y'ibyaha ntabwo kibazo cyari inyito, abantu bumvikanye, abantu urabona iki kintu dushaka ntabwo turi kukijyamo ngo wese tuvuge ikintu kimwe ku bibazo byose. No, abantu bavuge bafite position zitandukanye, ariko zimwe muri izo position abantu nabo bafite n'umwanya cyangwa nabo bemerewe gusobanura impamvu babireba gutyo. Ubu tuvuganya nkakubwira ati ugomba kumenya biya nandika cyangwa aho mpagaze kubera n'ibintu biri academic, iyo niyo science. Noneho muri wakaza akakubwira ati njyewe mbibona gutya. Noneho abantu bose ntabwo twabura gukora policy nziza, abantu bose bumvikanyeho ereba iki kibazo. Ekosa twakora no kuvuga ngo ebyo Kambanda mvuga, ebyo conclusions zanjye nizo kamara. Tugombye kwetegura kumva abandi, kubera mu kumva abandi niwo tuzubaka icyo gitekerezo turi kuvuga. Twicaremo munsi y'igiti tuganire, twumvikane kuri policies za twese. Ikibazo nuko sasa hivyo ko bimeze, kubibazo byose ushaka uretse reba ibintu bya genocide, kubibazo byose watekerezaho sasa hivi mu Rwanda no hanze, twemerewe no kuvuga ibyo dutekereza. Iyo bivuze bagushakira amazina, ariko se igihugu ari icyacu twese kuki tutemerewa kuvuga ibintu. Ujya ubona ibintu bikunze kuzana impaka, urabona ati abatutsi iriya genocide ya 1994 natwe abahutu ati natwe genocide yadukorewe muri Congo, no wiradukorerwa ibintu bimeze gutyo. Noneho rero abantu
bose abenegihugu nta kintu kibabaje mu Rwanda kubona n'ubu duhuje igihugu ntabwo duhuje amateka ntabwo duhuje history ntabwo duhuje na story ibintu abantu banyuzemo ntabwo duhuje no kuntwari ntabwo duhuje nta kintu na kimwe duhuriyeho ntabwo dufite common factor nk'igihugu noneho bimwe mu bintu byakorwa muri transitional justice harimo no kuvuga amateka yacu uko yakabaye ikibazo dufite sasa hivi iyo uvuze amateka yawe nk'umuntu ebi wanyuzemo binduka icyaha kubera umuyobozi ntabashaka kubyumva ariko duhuye mu giti tukubaka mekanizme twemeye twese kuvuga nkavuga ati nuko byakugendekeye nuko byagendekeye abawe birababaje nawe ukumva ibyabo akavuga nuko bimeze birababaje noneho gutangira gushaka solution harimo no kuvuga ngo ibi bintu ntabwo bizongera kubaho twembi aho ikibazo niwo kiri sasa hivi uko ibintu bimeze abantu bafite ubutegetsi niyo baditamininga history y'abandi niyo baditamininga uburenganzira abandi bagombye kugira noneho akaba twewe namwe ariko webwe ko uriye ku gihugu noneho abafite bakanongeraho ati twewe dukunde igihugu kubarusha igihugu n'icyayo ariko akibabwira ngo twewe n'abandi ababesha ngo bari kumwe ebitwa ngo ubwoko bo cyangwa aho yavuse nabo ugasanga ari kubakimbagura aho ari kuvuga iriya twewe egahinduka umuryango we ariko urumva professor urumva twebwe turi hanze y'u Rwanda nubwo uvuga uti ntago dufite ubushobozi bwo gutanga inyito ariko byibuze hari ibyo dukwiriye kuba twumvikanaho kuko uyu munsi hari abantu bavuga bati icyo giti Professor Kambanda avuga ko ashaka ko twicaramo ati ejo bundi icyitwa RBB cyagiye munsi y'icyo giti ndetse gihamagaza n'abandi banyarwanda ariko bitari byamara kabiri bamwe baba basohoka bita abandi ko ari abantu b'intagondwa basohoka bavuga ko ndetse bamwe muri bo bafite imihoro ijejeta amaraso abandi nabo bakavuga bati bari abantu impamvu basohotse n'ukubera yuko bafite ubutagondwa n'ukubera yuko badashaka kurekonesa ubwicanyi bwadukorewe. Bwana Professor Kambanda, ni zihe strategy mufite muzakoresha munsi y'icyo giti kindi tugiye kwicazwamo nk'abanyarwanda kugira ngo noneho uru rugendo rutangiye ejo cyangwa ejo bundi tutazongera kumva rwasenyutse? Noneho ukibaza ngo niba aba bantu bari hanze y'igihugu aribo bashaka gutwara impinduka rebera hamwe ineza y'abanyarwanda muri rusange ariko bakaba batumvikana bo ubwabo, buri wese adashaka kumva ubugizi bwa nabi bwaba bwarakorewe urundi ruhande, aba bantu batabashije kumvikanira hanze y'igihugu babasha kumvikana gute bageze mu gihugu? Bwana Professor, yo abantu kimwe mu bintu bituma n'ibibazo bibaho hanze nuko mu gihugu nta babanye neza. Iriya pressure iyo ni nka extension. Urabona ninga kuvuga, urabona umuriro iyo ushizemo extension ukagenda ukakurura ukawugeza ku irembo ukavuga ngo umuriro ufite hariya ku irembo. No, ikibazo cyose ugira ku irembo gituruka hano aho wacometse. Sasa ibibazo byose tubona hano hanze nta kuntu bitabaho mu gihe mu Rwanda abantu barebana ayengwe, mu gihe mu Rwanda abantu batemerewe kuvuga, mu gihe mu Rwanda igihugu kisangaho ari icyo mu nkomwe na famiye ye. So hari ikintu cyitwa mechanism, defense mechanism. Iyo tubona hanze ni nka defense mechanism, ni nka kuvuga ati ebyo mwatwangiye kuvugira mu gihugu reka tubivugire hano, hakaba kwimura. Ariko mushizeho system ibahuza mukumvikana ko umuntu buri muntu ari legitimate n'amateka ye ari legitimate. Noneho wewe ko ugiye kurema abantu ngo abantu bose bazaba beza,
dushaka gushyiraho system izatuma nushaka kugirira nabi yondi uzabiryozwa ntabwo uzabihemberwa kandi ubiryozwe hatakoresheje amategeko y'ishamba hatakoreshejwe ubutabera buvugirwamo ubiryozwe erega ntabwo tugiye kurema abanyarwanda tugiye gukora nk'abanyarwanda na limitations zacu ariko twemeje kubakira hamwe ku buryo umuntu uzashaka kwitwaza ubwoko bwe cyangwa aho yaturutse ukandamiza abana bizamuhenda cyane. Umuntu uzitwaza famiye ye kugira ngo yime abandi akazi muri leta bizamuhenda cyane. Umuntu uzitwaza ngo kubera ko ayoboye agashaka akumva ko amafaranga y'igihugu emisoro y'abaturage agombye kuyakoresha ko yishakiye bizamuhenda cyane. Icyo nicyo dushaka. Nshyigikiye igitekerezo cy'uko abanyarwanda bakwiriye kugira igihugu giharanira ineza y'abanyarwanda bose muri rusange, ariko noneho nanone biri kungora kumva ko tuvuge n'urugero. Professor Kambanda, ndakeka ujya ukurikirana ikiganiro cya BBC cyitwa Hard Talk, umenyereye ibibazo bikomeye. Mu by'ukuri ndagira ngo tuvuge by'umwihariko ku izina ry'umuntu ryumvikanye cyane muri iyi minsi, Ambasaderi Gasana Eugene. Uyu nguyu ni umuntu wumvikanye arwanira ishyaka ubutegetsi bwa RPF, ubutegetsi wowe ubwawe uvuga ko ari ubutegetsi bw'igitugu, ko ari bwo budurumbanyije abanyarwanda, ndetse n'umwe mu bashyizeho iyi nyito ya jenoside yakorewe abatutsi. None uyu munsi niwe muri kumwe murakorana, njye nkibaza nti ari wowe nawe ninde wahindutse? Ese mu by'ukuri ko nyuma y'imvugo yagiye yumvikanisha arwanira ishyaka buriya butegetsi, ko nta yindi mvugo abanyarwanda bari bamwumvana, babwirwa n'iki niba mu by'ukuri mbere yo kwicarana nawe munsi y'icyo giti ibitekerezo bye bitakiri bya bindi? Professor Kambanda. Ubundi sinshaka kwibanda ku bantu as such, ariko reka tuvuge example obuze tuyirebe nayo. Hari principles zitandukanye zikoreshwa muri politiki cyangwa muri diplomacy. For example, hari ikintu cyitwa ministerial responsibility. Yego. Ministerial responsibility no bango yo ori member wa leta ori ministry. Yego. Ekintu cyose kivuzwe muri cabinet cyangwa ikimezo kigezeho muri cabinet ogomba urakibazwa kandi ogomba kukidifanda. Yego. Iyo ni principle ya presidential. Mugihe bakora amene mu histoire y'amategeko. Okay, reka tugire ku yindi. Hari area ya theory ya command responsibility. Yego. Command responsibility ngo amakosa ebyaha bikozwe n'omusirikare oyobora uri munsi yawe orabibazwa. Yego. Command responsibility. None wakajyamu ekibazo ati ese ko yondi mukazi abasirikare bose mbashinzwe ariko ntabwo nshinzwe imitekerereze yabo, dore ko n'Imana ntawe yabaremye bari independent. Na kimwe na muri ya ministerial responsibility, eske ngombi kubazwa cyangwa ibintu byose bavuze muri cabinet ngombi kubishyigikira? Akajyamo iki kibazo. None tubishire abona ko tuhagarikiraho. Noneho tugende twibaza ati eske u Rwanda kuva rutangira nka independent state RPF niyo leta ya mbere bayo? Oya, ntabwo ari yo. Eske ero dukoresha kuri FPR tubyapurike no kubagiye baba mu leta zitandukanye mbere ya FPR? Noneho tuvuge ngo runaka ntabagombye kuvuga kubera ko yabaye mu leta iyi ngewe ntashakaga cyangwa ntemeraga. Aho siwo Kagame yananiwe kunga abanyarwanda yitwaza ngo abahutu cyangwa abantu bari muri iriya shaka MDR shaka yari kubutegetsi cyangwa y'amashaka y'ishu y'abahutu, abantu barimo bose n'abanyabyaha n'abajenosideri. Ozi abantu sasa hivi bafungiwe ubusa
ngo kubera ko bagiye bajya mu nama za ni MDLR n'ibiki bagiye bajya mu nama za MRND cyangwa CD ishaka rya Habyarimana mbabari kubera igifaransa cyane nacyo ni iki na histoire ntabwo nisobanukirwe neza noneho ukibaza ese ko habagaho ishaka rimwe kandi buri muntu yagombaga kurijyamo ubuse ntabwo mutera mushaka guteranya abanyarwanda ko bagombaga kubijyamo bari mu ishaka bamwe na ku ngufu apana ku ngufu zo kuvuga ngo no nta shaka nta yandi mashaka yabagaho so tugombiye kwitondera izo reasoning tuzana kubera rero utangire iyo reasoning tugombiye kuyapurika no ku bandi bagiye baba mu leta iyo umuntu yeyemeje akavuga ati enough is enough tugombiye ejo cyaje natangaga urugero rwa hano muri Amerika yego abantu bo muri north na muri south intambara barwanye y'amaraso ateye ubwoba bicana baricanye ariko barageza aho bakavuga ngo ntabwo nzakuza kubera ko uri from the north mwaratwishe cyangwa uri from the south twarakwishe ntabwo nzabitwaza ni Amerika nshaka dushaka aho dushaka ko twese twashiraho amategeko noneho kuva uwo munsi azatuma bya bindi bitazongera kubaho hari n'abari muri iyi nama yo muri Amerika bashaka kuvuga ngo ariko mwaratwishe cyane umugabo ni Thomas Ninde yaravuye ati kuki mutapfuye aho bagombaga kubica mwewe ikibazo kikarangira nuko yababwiye kubera sasa hivi turi kuvuga ibintu by'abazima ntuzana mu by'abapfuye abapfuye turabazi ebishwaye turayisi birababaje mureke dushireho amategeko no wishe byamujyanemo amusikiro rubanza amategeko ariko ari amategeko nanjye utishe ejo bune muri amakosa abe ariyo mategeko azakemura ikibazo cyanjye kandi atakoreshejwe n'umuntu runaka so ibi bintu tuvuga mu Rwanda nedukomeza kuvuga ngo bariya ntabwo tugombye ng'abantu bo muri FPR ntabwo tugombye kujya mu cyagiti tuvuga kwicaramo kirekombwiye ngo abantu bo muri FPR bahoze muri FPR cyangwa babaye muri FPR cyangwa bari muri FPR mugiye kubashakira ikindi gihugu bazajyamo mufate indege bazijyemo Professor kugira ngo byumvikane neza ko mu by'ukuri wenda keretse niba hari abandi babivuga gutyo ariko giye ku rwanjye ruhande sinshaka kuvuga abantu babaye muri FPR cyangwa bayirimo ahubwo ndavuga muri rusange ko abantu mu gutoranya abo bakorana bakagombye gutoranya abantu bazi neza ko bagiye basohoza inshingano zabo mu buryo mu by'ukuri bigaragara ko ari ugukorera abanyarwanda atari ugukorera ubutegetsi buriho actually ntabwo navugaga wowe nk'umuntu navugaga nashaka kuvuga wowe uriyo muntu wese utekereza gutyo ntabari mwewe ndabazi ntabwo utekereza gutyo ariko gutoranya iki kintu cyo gutoranya njyewe aho ntangirira nanga no gutoranya kwa kundi yori kubaka igiti kiri mu ishyamba ushoboye kubona kifite akamaro mu kubaka hari ibiti bitagororotse neza ukeneye kugira ngo mupime fondasiyo y'inzu ibigororotse neza ukaba ukeneye wenda gushyiraho roof gusakara hari ibindi ukeneye abantu uko tumeze kandi muri iyo diversity yacu nibo tubake ikintu gikomeye abantu muri society kuva muri zia theory za state bari abajoni Jack Rousseau bari aba Thomas Hobbes abantu bose baratwereka ikintu kimwe ati mu kubaka igihugu tumeze nka ibiti byo mu ishyamba buri giti gifite fonction yacyo kugira ngo ishyamba rikomere nabyo tuvuga mu Rwanda nabyo mpamvu dufite ibibazo nuko abantu batangira bavuga bati bariya ni beza cyangwa bariya ni babi iyo concept ibintu bivaneho muri mentality yacu tuvuge tuti oriya no munyarwanda nanjye ndi umunyarwanda tushaka kubaka u Rwanda rwa twese ahasigaye wicare turebe ko twabigeraho ibidutandukanya hari
hari igihe bizagira bibe aho urutare u Rwanda rubakiyeho. Reka nk'urugero uratandukanye for example kubera ibyo wavuze uretse ko mbona ibintu bibaye ikibazo turatandukanye kuri histoire yacu uko abantu bavuga histoire yo wicanyi bagiye buba mu Rwanda. Noneho by the way hari ikintu abantu bazajya bebagirwa, hari no wicanyi buriya bwa Rucunshu abamwe bagwita genocide kandi abakorewe abahutu bari abatutsi ku Rucunshu. Pronunciation yanjye urabyumva abantu hari ariko nari gusoma sometime ago atiriya niyo genocide ya mbere mu Rwanda yabaye. So noneho ibintu tuvuga ko bitandukanye na saibi nero tangira kuvugana bizaba urutare tuzubakirako mutigute. Umuntu arakubiye ati urabizi twewe twahunze muri 40 na kangahe tunga ibintu byo kubicucu. Ati twewe twahunze tukajya muri Kongo, twewe twahunze tukajya muri Rwanda. Bakakubira impamvu bagiye bahunga n'ibibazo banyuzemo. Iyo muri kuganira uko mu biganira wo free nta muntu wekanga ko azabizira havamo ikintu cya apase, ikintu cyo gushyira mu mwanya wundi ukavuga ati oh mana yanjye ariko siko narinze ko ari twewe twababaye gusa kumbe ibintu byabayeho. Ati yego ariko urabizi ko sasa hivi ntabwo dushobora kwicara ngo tubiganireho. Kubera iki? Buri muntu ufite umucyo ufite ikintu kiturimo cyo kumva ko amateka yawe ntabwo ndivuga wowe nk'umunyamakuru, amateka yawe wowe uri adversary wanjye nta gaciro afite, nta cyamaze. Kekeka wumve ayanjye, amateka yanjye niyo afite icyo avuze. Wowe ntabwo wababaye, ni njyewe wababaye. Ni kuki kuri iyo level ntabwo turicara hasi nk'igihugu. Rero nawe vuga tugomba no kwibuka ko igihugu cy'u Rwanda cyubakiwe kuri philosophy itari ahandi mu bindi bihugu. Philosophy y'u Rwanda uko abantu bavuga ati no Rwanda expansion bagenda abakurambere bacu bagiye bafata wakwita kingdom cyangwa bagiye bafata kingdom cyangwa tribe bakomeka batujira hamwe, ariko muri iyo process hagiyeho ubafata mwese mutuyoboke mumenye ko muri bure noneho tubayobore. Aho rero niho nagiraga ahubwo noneho ngo tugaruke kuri twebwe abanyarwanda bari hanze, kuko ibyo ari byo byose ibibazo ntago byoroshye, ariko ni na ngombwa ko mubisubiza kuko responsibility mwafashe ni responsibility ikomeye ku buryo bisaba ko muyisobanurira abanyarwanda neza. Noneho rero uravuga uti abantu barafashe bakumva yuko abandi bagomba kubayoboka. Abantu bamaze iminsi bavuga ko mu by'ukuri abanyarwanda cyane cyane abari hanze bagerageza gushinga imiryango n'amashyaka ya politike bafite ikintu cyo kwikunda, cyo kudashaka kwicara hamwe ngo bajye inama n'abandi, ahubwo buri wese akavuga ati nge nzashinga ikintu, nzashinga ishyaka, nzashinga ishyirahamwe, noneho abandi bariyoboke, nibataririyoboka bazarorere. Sinzi ibyo ari byose narabyumvise usobanura ko mwagerageje gukontakta amashyaka n'andi mashyirahamwe akorera hanze, ubwo sinajya kubaza ngo mwakontakisende, ariko noneho nge ndibaza ese mwaba mwarabikoze mu buryo bwo kugira ngo abantu bayoboke, cyangwa se niba atari ukugira ngo abantu bayoboke nibatayoboka barorere, mwiteguye gukorana gute n'ayo mashyirahamwe yandi? Urugero hari nkaza hari yitwa RBB, iyo ngiyo mu minsi yashize nayo yagize ibibazo, abantu bamwe bavamo abandi baracyakomeza baracyahanyahanya. Hanyuma hari icyitwa guverinema y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, iyo nayo igerageza gukora ku buryo ihuza abanyarwanda, rimwe na rimwe bamwe bakayibonamo abandi ntibayibonemo. None ejo bundi havutse yitwa Rwanda
all for Rwanda cyangwa se Rwanda for all, sinzi ubwo ngubwo sinzi uko babivuga, ariko ni muri ubwo buryo. Uyu munsi havutse rero initiative yanyu, mwiteguye gukorana gute n'aba bantu ku buryo butarubwa muyoboke ni mutayoboka murorere? Iyo filosofi ya muyoboke ni mutayoboka murorere yakumunze cyane nk'abanyarwanda mucyo wacu, bikajya mucyo wa politiki no mucyo sociale. Erega turi kubiga sociale munini, ariko urebe mu Rwanda dufite mucyo iyo umuntu akomeye afite akazi gakomeye ahindukwa abashaka kumvisha abandi nyine agenda iki kintu cya muyoboke cyangwa murorere ni ikintu kiri mu mucyo wacu cyane. Ariko kwanza iyo initiative nabo ari ejo bundi yabayeho ntaravuka, tugenda twongeraho itafari gusa. Ariko iyo initiative ikintu cya mbere na mbere ishobora kuzadukorera turamutse tubigezeho ubwo igihe tuzabigeraho, izagabanya iyo tiyore sociopolitique yo kumvisha abandi ngombe kubumvisha kubera ko nafashe ubutegetsi cyangwa kubera ko ndiyo muyobozi byayobora byagira gute. Yo maze gushiraho mucyayi mugire munsi y'igiti mugashyira ikivuga, mugashyiraho amategeko, mugashiraho kirazira, kandi mukacyubaka no mucyo gahinduka. N'iki kintu cyo kumva kubera urabona y'abantu bamaze kumenya ko iyo umuntu abaye umuyobozi cyangwa akomeye nyine babirangiye, bahita buri muntu akaba ari competing rero. Ariko yo museho system sociopolitique ko umuyobozi aragenda, kandi kuyobora ntabari kuvuga ngo abandi nabagaragu bawe, mukabishiraho inzego zibireba, mukashaho n'amategeko mwumvikanyeho, uwo mucyo ushobora kugabanuka. Abantu bakajya hasi bagatangira kuvuga ati njya mu buyobozi ngamije gukorera igihugu cyacu. Erega njyewe hari ikintu nkunda cyane muri Amerika. Yego. Mana yanjye mu kazi kacu, kandi ngakoreye ku rwego rwo hejuru cyane muri Amerika, mu kazi mushobora kuba mutumvikana ku bintu fulani, ariko iyo mugiye mu bintu by'akazi yego mumvikana ku by'akazi. Iyo mugiye ku bintu by'igihugu, nabaye muri groupe yari ku rwego rw'igihugu mu bihe by'amatora n'ibiki byose hano muri Amerika, bagira ngo tukavuga ati oya, icyo ntabwo ushobora kukivuga kubera akazaza k'igihugu cyacu, icyo ntabwo ushobora kugikora kubera no wacungukiramo today, ariko akazaza k'igihugu. Ikindi ari n'amategeko zagufata. Reka mbawe urugero, n'ubu mwabonye twabonye ibintu bya Trump ni umuntu we isi ayifata nkaho ni umuntu abayeho gutyo, yabashaka guhangana cyane mu bitekerezo. We ashaka kuba kuzana negative buri gihe, arabanza akabumva, noneho akazana ikintu kiri contrary ibyo muvuga nubwo abayeho. Noneho ariko buri gihe ibintu yakoraga n'ibyo yavuga yabanzaga kubaza attorney general na groupe y'amategeko y'abarepublican y'amategeko, ese nimvuga ibyo bintu cyangwa ni muri iki kintu hari ikibazo n'amategeko bifitanye byanteza. Ambwira ati yes, aho ari ikibazo cy'amategeko. Trump ntabwo yashoboraga gukomeza ku kintu azi ko kizamugunga n'amategeko, no, kubera iki azi ko no wari perezida amategeko arakora. Akabwira ati iki kintu tubigeze gute, ati ngivuze cyangwa ngikoze byanteza ikibazo mu mategeko. Ati oya, nta kibazo cy'amategeko byatera, ariko nanone rwego moralite havuke ikibazo. Trump ati aho wawe ibyo nibyo nshaka, ndagiye gukubita. Agakubita nuko yajyaga agakubita muri public, abantu bakabura n'icyo bamurega, bakagenda mu nkiko zose bagiyemo bakabatsinda. Batsindaga buri ahantu hose bagendaga. Kubera iki? N'ubu ariyo manyanga yego yerindaga kiriya giti abantu bicaye hasi agashyiraho amategeko bumvikanye, yirindaga kugungana nayo kugira ngo ejo atazagira ibibazo. So turamuserviza amahirwe tukubaka society, abantu bafitemo confidence bakavuga ati amategeko n'amategeko, n'icyo kintu kizabaho nyuma y'igihe kizagenda. Arese mwewe muzakorana gute n'abandi? Yego. Iki
kubisobanura tuti nta muntu n'omwe ushaka ko u Rwanda rwakubaka ubundi bushasha none wakaza arwanya amashaka cyangwa amashyirahamwe ahari. Uyu muntu abashaka kudusubiza ibintu bya FPR uti gute umuntu utahize kuvuga ngo ashaka kubaka u Rwanda ariko akarwanya abantu amashaka ahari cyangwa groups zihari no kuvuga ngo ejo bundi najya mu butegetsi azarwanya abandi bantu. Yego mu kubaka umucyo wo kuvuga ngo wowe uri mu ishaka ryawe be proud oriyishimiye oribaye mukwere ibitekerezo byanyu ribemo rikomere mugende mugeze gahunda zanyu ku baturage batore uwo bashaka. Noneho relationship y'abaturage cyangwa yeyo movement yeyo initiative turi gukora n'ayandi groups zihari deja ni relationship ya harmony to coexist no creating urubuga aho ezo groups zose wenda zimwe zatinyanaga zizahurira zivuge ziti you know what ariko ziko nakumvise nabi mu gihe wavuga ibinini ariko ziko nubwo twanatandukanye mu ishaka ariko ziko nta kibazo nta kintu twari dufite aho niho dushaka kuganisha u Rwanda apana guhora abantu babashiraho pressure y'ibintu. So eyo initiative no gufungura turi kuvuga tuti reka dusize ikibuga twese buri muntu akomerere aho ari mu ishaka rye dushireho amategeko areba twese azaproteja twese kugira ngo buri nta muntu n'umwe uzajya kuvogera undi noneho n'ayo mashaka akomeze ageze gahunda zabo konini kiriga hari n'amashaka azagera aho ahuri n'ayandi bakoresha karimwe. Yego ariko ntabwo byaba batamaze kuvugana wanasanga n'urubuga ruzagira iyo impact iyo abantu bagiyemo bavuga bati no urubuga turarwezeye rwadushobora kuruhuza nta kabuza tuzagira aho muzabona abantu bamwe bavuga bati tugikorana n'aba dukoresha ikintu kimwe. Ati noneho RBB na Rwanda for all ko mwese muri gukoresha ikintu kimwe. Yes nawo abantu ba Rwanda for all ntakibazo dufitanye twagira gute kandi turi gukora ikintu kimwe twese dukora ikintu twese kandi nabo ni twewe kubera nabo icyo nicyo bifuza turi n'urubuga guseke n'urubuga ntabwo gisimbura anybody nayo mpamvu ubona ntabwo wumvise ngo hari perezida cyangwa ngo vice perezida kubera abantu bahuye bava mu bitekerezo bafite ibitekerezo bitandukanye dushaka gusa igiti twicaramo tukaganira umuntu utarimo kubera amateka cyangwa kubera ibintu akora no twese tube hamwe nta mugiye kuwanyonde turebe ukuntu wagira ku gihugu giproteja twese. Urakoze cyane Professor Kambanda, ndabona iminota twari twihaye isa nirimo kurangira rwose ku buryo nta mwanya munini tugifite. Nkaba ngira ngo wenda ibindi bibazo bisigaye cyangwa se nibindi abakunzi bacu bazatwohereza tuzabitegurira ikindi gihe, ariko ngusabe ugira ijambo ubwira duteza amatwi, ubwira abanyarwanda muri rusange ribashishikariza donc ryatuma bayoboka cyangwa se bumva bafite ubwo bushake wenda twe gukoresha iyo mvugo kuyoboka bakumva ryatuma bagira ubwo bushake bwo kumva bagomba koko kugana iri huriro cyangwa se initiative nyine nkuko turi kubivuga. Mu gusoza navuga ngo abanyarwanda turarushe turi impunzi bamwe bingire igihugu abandi bagisohokamo abagisohotsamo nanone bakajya kubaho nabi abandi bafasha ubutegetsi bakatoteza abandi kubera impamvu zitandukanye kumva ko kugira igihugu aho amategeko akorera umuntu w'umuyobozi uyoborwa akabera ikintu kuba mu gihugu aho nobo uriyo mwene igihugu ariko nta kintu wavuga ngo ni cyawe kubera abategetsi bashaka ko bakwambura buri kintu cyose gishoboka igihe cyari cyo cyose. Murebe ukuntu aba bantu njyewe nta kintu kimbabaza nk'abariya abantu ba Kangondo n'abandi mu gihugu cyose bagenda hose ni gute bakwita igihugu cyabo abantu mugaba n'inyamaswa ntaho bazimura kuriya bira mu pango ariko aba bantu njyewe nta kintu kimbabaza nka kiriya nacyo mpamvu njyewe Karoli aba bantu nabagire babike makuru zabo aba FPR bavuyeho
bazakreminga obutaka bwabo kandi bagombye kubuhabwa yego babike makuru zabo leta ezakurikirawo neba ezashaka kuyobola abanyarwanda mu mategeko bagombye gushaka ukuntu yego abo bantu bashobora kutazasubirayo hariya ngo bubaka utuzu twabo ariko bagombye kugira kuba ba owners b'ibintu bizakorerwa hariya yego hariya mushobora kuvuga tugiye kubaka ametaje ariko abantu babandi bagombye kuba bafite ownership muri aya etaje mubase apana kuberukana no mufate abantu ko bangana umuntu ushaka kubaka yubake ametaje aho ireba yubase etaje emwe ifite amapatima 10 eyinzu ikaba yicaye ahantu habaga abaturage babiri cyangwa batatu ezo apartment 10 wa muturage buri umwe aboneho apartment yego osibanye zirindwe ezawe mukore company management company ezaze managinga ku buryo aba bantu batatu awoni ni yawe yicaye bazari babona amafaranga yabo buri kwezi bitewe nuko bikodeshwa cyangwa se mugende mubaka umujyi ahandi ibintu byo kugenda mwirukana abantu gutyo abantu bakayinuka nkamba yewe na muri area Kagera National Park ntabwo ushobora kwimura ibikoko kuri yabemura abantu bose umuntu igitiro cyo muntu kirihe so ebi bintu byose tugombye kubihagarika kandi ntabwo twazabihagarika kereka twemeje nk'abanyarwanda tukakora ikintu cyitwa muri computer science mu bita to reset reset computer tugombye nato site yacu aho bigeze imyaka yose tuzi ku Rwanda tugombye gusubira mu kibuga tugakora reset y'igihugu cyacu tukumvikana ukuntu igihugu cyacu cyayoborwa apana kuvuga ngo otsinze intambara ayobore uko yeshaje in the first place nitwicarana neze ntabo zabaho ariko mu gihe uko ibintu bikomeje gutya uko tuzahora mu ntambara tuzahora n'icyo nesabira abanyarwanda turwane turebe uko twahindura ibintu kandi apana kuhindura ngo umuntu habe perezida ngo tugomba gushyiraho system ikorera bose ikaproteja bose umuntu akaba umunyagitinyiro yego urakoze cyane Professor Kambanda murakoze inshuti mwari muduteza amatwi gusa nizere ko ibiba bivugwa bidaca mu gutwi kumwe ngo bihinguke mu kundi ahubwo biguma mu ntekerezo zacu nkuko usanga twese nyine tubivuga ko icyo dushaka ari uguharanira ineza y'abanyarwanda bose baba bari mu mashyaka baba bari mu mashyirahamwe adaharanira inyungu nibwira ko aho kugira ngo buri wese atera intambwe ahunga mugenzi we ahubwo abakwiriye gutera intambwe arushaho kumusanga kuko ntago byakumvikana ukuntu abantu bashaka cyangwa se baharanira ikintu kimwe ariko ugasanga buri wese arahunga undi nibwire rero ko yaba ari amashyirahamwe yashinzwe mbere hose cyangwa se amahuriro n'amashyaka ya politike yaba arimo gushingwa muri kino gihe buri wese azagaragaza intambwe ye mu by'ukuri atera asanga mugenzi we atari ukugira gusa ngo bamuyoboke abayobore ahubwo ari ukugira ngo bicare bajye inama bigire hamwe icyakemura ibibazo by'abanyarwanda. Nshuti mwari muteze amatwi rero ikiganiro cy'uyu munsi tugisoreje ahangaha. Turashimira Professor Kambanda wemeye gutanga umwanya we akitabira ikiganiro cyacu, tunizera yuko n'ubutaha nitumuhamagara azatwitaba, hanyuma kandi tunasabe buri munyarwanda wese aho ari ko akwiriye kugira intambwe atera ugahitamo, nta byo kwicara ngo usinzirira uri gusa. Niba ubona ishyaka runaka riryo rivuga ibyo wumva hari byagirira u Rwanda akamaro rijyemo, niba ari ihuriro nk'iri ngiri wumva hari rifite icyo ryamarira abanyarwanda rijyemo, ariko ikizira cyo kitanasobanutse ni ukuvuga ko haranira u Rwanda rwiza rubereye abanyarwanda bose, hanyuma ugakomeza ukiyicarira. Professor Kambanda mwakoze cyane kuza, ikiganiro biza tubireba tugaceceka nakagaruka, naho ubutaha mugire umugoroba mwiza. Murakoze. Murakoze cyane Professor.
utabara isi yawe dore warayiduhaye nayo rubanda ruranga twe dushaka kubana nayo rubanda ikabyanga twe dushaka urukundo nayo rubanda ikabyanga iyo rubanda ni twebwe tabara abatuye isi mana oya ntibakakubeshye birabananiye mana na buryo bareba bicaye baseka iyo bicaye baseka iryinyo riguma kuri ini babeshyana cyane ukagira ngo baranezerewe urabimenye mana na buryo bareba bakundana cyane yaba baba gucenga na buryo bareba bakereye ibirori ntibajya kubishima ahubwo bajya kubisenya bagaragaza ubwibone bakanegura abandi dore ibyo bikweto dore imisatsi yako dore na kiriya kirarata amakota urahamenye mana na buryo bareba bagiye mitingi arazinduka cyane yavuga rero yavuga ukuri kuzima bose bakamukwena yavuga ibyabamara ngo amashyi y'urufaya ingoma zikarangira ngo yirwaho nyuma wamenye ibyabo mana amarira agatemba na buryo bareba bagiye gusenga ibyura bindusha mana arazinduka cyane barambara cyane maze bakambika ababo bakinjira mu ngoro bagira ngo tubarebe aho kukwiyereka mana ibyura bindusha cyane ibyura bindusha mana kuko basenga batitira bagakoma ku gatuza bagakoza umutwe hasi ururimi rukika kuko umuntu ari ku mana ubabarira ibyaha nawe wumvire mana data wa twese wamugiriye impuhwe cyane tubabarira ibyaha natwe tubabarira abandi kuko tubagenzereza natwe bari kubigenza kandi nawe urabazi cyo bakaba bagitsinzwe icyura bindusha byose icyura bindusha mana kuko bagusaba kuyigwa ukabakiza ibyago kandi ukabicira abanzi ukabaha ubutunzi kandi ukabaha n'abakunzi ntibasaba kuba abantu ntibasaba